hahirwa abantu bagukorera Mana kuko nakizana kimwe bazakina. Hahirwa abantu bagukorera Mana kuko nakizana kimwe bazakina. Ufite byose Mana, ufite byose Mana. Hahirwa abantu bagukorera Mana kuko nakizana kimwe bazakina. Hahirwa abantu bagukorera Mana kuko nakizana kimwe bazakina. Ufite byose Mana, ufite byose Mana. ababisha baratumize buguri tukiri bazima, ariko Imana ishobora byose ishimirwe ko itemeye ko tuba umuhigo w'amenyo yabo, ukaba tubonanye tutishwe n'ibyaha n'ibyago. Imana yarabiturinze, ntabwo tubikora by'umuhango, ahubwo tubikora tubikuye ku mutima. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, abana bawe turagushimira ko uyu munsi ubaye umunsi mwiza w'amateka, ukaba utwemereye guteranira muri ibi birori. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kuko ushoje icyo wagambiriye uherekera kose. Turabigushimiye, tugukomeye amashyi, tuguhaye impundu. Uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose. Turasenze ngo bane natwe muri gahunda zose zibera hano, yaba ugiye kuyobora ibi biganiro, baba ababyeyi bari buze kuganira, baba baririmbyi bari buze kuririmba, n'abakameramani turabasengeye kugira ngo ibintu byose bigende neza. N'amafunguro tuza gufata dusangira muri ubusabane nayo turayakweretse kugira ngo atunganywe nawe, byose bikorwe neza n'amaboko y'Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu naho tubisenze, amen, amen. Muze kunyemerera mbere y'ibintu byose twongere duhuze ibiganza dushimira Imana ishobora byose, kandi mujye muha amashyi atagerwa ku mashyi, amazi meza atomoye. Twumvemo n'impundu z'ababyeyi ntabwo zirahundura, mube nk'ababyongera twumve ko bikunda. Hari uwaririmbye aravuga ngo tuyishimire ibyatubayeho, tuyiragize n'ibiri imbere. Iwacu iyo dukoze nk'icyo tuba duhariye n'umuhanda, twabwira umubyeyi mukuru duhagarariye ngo atubarire abashyitsi baje bamugana aho baziranye, natwe tutaza gutuma bicwa n'inyota cyangwa se irungu. Araza kubatubwira umubyeyi yigire ejuru, twakirira abashyitsi. Arakoze cyane umukuru uje ayoboye amasibo tubonye, agizwe n'abashyitsi batugendereye. Nagira ngo rero ajye ejuru maze turamukanye. Aho neza umusaza Fabian, amahoro. Nabonye uza gakeya, nari nahoze ntekereza ko tuza guhuriramo hagati, ariko nanone ndavuga ngo nigende mu rugo eka ngo usange cyane. Muraho neza? Yego yego. Twishimiye rero uruzinduko rwanyu, turanezerewe. Nkuko babibabwiye, jye nitwa Gerard Ntirenganya. Nanjye nitwa Mutaganda Fabian. Mutaganda Fabian rero uyu muryango mudusanzemo, musanze twari mu isabukuru y'umwana wacu Mariane Nyiramisago n'umuryango wa Sengimana Yohani. Urabona ko n'abakobwa bacu bari baje kukwakira, dufite ibinyobwa bitandukanye. Nagira ngo rero uyu mukobwa wanjye akwegere wihitiremo. Ntabwo nzi niba uza gukurikiza cyangwa amabara, ariko byo kukwakira byo turabifite. Aravuga ati maze rero Fabien, nimwakire mushyire ku nyota. Akoze cyane.
ubwo ni ku bwacu no ku bwa bariya bose. Ariko ko bakomeje gutinya gusoma soma nta kintu kugira ngo ko nta kanywa babo karimo iwacu biba bisengeye. Yego, ariko reka tugire byo karengetse. Ahubwo se wa mukobwa wanjye ntacyo ndaje kumubwira akwegere. Akoze cyane. Hanyuma mbasha ube hafi ujye ukomera. Urabona ko Fabian arimo aragenda asatira ya myaka yo kugira inyota. Akoze rwose. Yego, maze rero bakurebe hamwe n'abo mwagendanye, nawe ujye unyaruka usomeho. Hanyuma muri iyi sabukuru y'umukobwa wacu mudusanzemo nk'abantu twatumiye mukaza, ubwo nimuza kugira umwanya wo gushaka kugira icyo muvuga kuri ibi birori byacu muratubwira. Nako hari ubishinzwe araza ajya agenda kureba. Murakoze. Ababyeyi barakoze cyane kutubimburira iki gikorwa cy'ibirori byiza by'uyu munsi, kandi bakagira bati turi abasaza batarasigaho. Namwe mukagira muti wabima amashyi mukumva uko mumererwa, ariko baze kwihangana, hano nta mashyi masaba amahoro. Aba basaza uko mbazi ntabwo bajya basaba amashyi, basaba abageni, kandi nanjye ntabwo njya asaba amashyi, kuko iyo usaba amashyi baravuga ngo ntusaba ahubwo urimo urasabiriza. Numvise aba MC bavuga ngo ntabwo atangirwa imisoro. Njye ntabwo ndi MC, ndi umuhuza w'ibi biganiro, kandi njya mpuza n'abantu n'Imana mbishojwe na Kristo. Nanjye ndayakwiye nubwo muyanyima, ariko iyo muyanyimye ndihangana, si ubwa mbere mba geragejwe. Reka twumve. Nabonye Fabien adacurura, ariko impamvu tubashimire urugwiro mwatwakiranye, babaha amashyi menshi cyane n'impundu. Nyuma rero yo kutwakira dufite ubutumwa twahawe n'umuryango wadutumye, kuko buriya umugabo nusoza ubutumwa bw'abamutumye. Jyewe rero ndi intumwa. Umuryango wa Rudasingwa Thomas niwo mpagarariye, bakaba rero bantumye muri uyu muryango. Bari bambwiye ko mwabatumiye mu birori by'umwana wanyu kwizihiza isabukuru y'amavuko. Barambwira bati rero ikintu cya mbere uze uri bukore nuhagera ubampere intashyo, hanyuma kandi ubampere n'intwererano y'ibirori barimo. Ndagira ngo rero abikorezi banjye n'abahereza bigire hino, hanyuma ngushyikirize ubutumwa. Iyo ntwererano ngiye gushyikiriza nyakubahwa Gerard. Murakoze. Turakomeza, ibyiza biri imbere, humura. Mu birori murimo byo kwizihiza isabukuru y'umwana wanyu, bambwiye ngo wakire ubutumwa, kandi ngo ibirori bikomeze bigende neza, dutaramane twishime. Kandi bambwiye ngo barabashimira yuko muri ifura niyo musangira ntigucure, mwaganira ntikuvemo, waterwa ikagutabara, wanatabara ikakurerera. Yambwira ngo muri ifura, mu muryango w'ifura, niyo mpamvu n'intwererano twayibageneye. Murakoze cyane. Yakiriwe neza Fabien, murakoze cyane. Arabatigiye ntiyirwe yambabira kuko niyantunze. Ye ntabwo ngira amagambo menshi ku rwego nakurirwa mvuga umunsi ukira. Kaduhe korari ntihakore baririmbe, hanyuma twumva abasaza baganira. Namwe nimurenze iminota 5. Rega amashyi mubahaye, ni makeya rwose.
ukuntu bambaye neza we nk'utunyange. Mana ishimwe rwose. Mushyiremo akaririmbo namwe mwumva uko mumererwamo. none nabikoze Imana tuyihaye icyubahiro, yari yarabitubwiye Imana, yari yarabitwemereye, none nabikoze Imana tuyihaye icyubahiro, yari yarabitubwiye Imana, yari yabitwemereye, none irabikoze Imana tuyihaye icyubahiro, yari yarabitubwiye Imana, yari yabitwemereye, none irabikoze Imana tuyihaye icyubahiro, yari yarabitubwiye Imana, yari yabitwemereye, none irabikoze Imana tuyihaye icyubahiro, yari yarabitubwiye Imana, yari yabitwemereye, none irabikoze Imana tuyihaye icyubahiro. Haleluya! Mana ishimwe. Haleluya! Amen. Haleluya! Haleluya! Mana ishimwe. Oh, haleluya! Haleluya! Amen. Amasezerano Imana aratinda ntahera, niba ari ibyo yakubwiye ubitegereze bizaza, kuko Imana atari umuntu kugira ngo yicuze, kandi si umwana w'umuntu kugira ngo yihane, ibyo yavuze bizaba, iyasezeranye izasoza. Amasezerano y'Imana aratinda ntahera, niba ari ibyo yakubwiye ubitegereze bizaza, kuko Imana atari umuntu kugira ngo yicuze, kandi si umwana w'umuntu kugira ngo yihane, ibyo yavuze bizaba, iyasezeranye izasoza. Izi ni ibizaba, ijuru naryo rikavaho, uwizera wese azabona ayo masezerano. Izi ni ibizaba, ijuru naryo rikavaho, uwizera wese azabona ayo masezerano. Dufite Imana ivuga bikaba, kandi yategeka bigakomera, iyo niyo yavuganye namwe, ibyo yababwiye byo birabishoje, ndetse n'ibisigaye igiye kubikora, mutegura amashimwe muhigura imihigo. Dufite Imana ivuga bikaba, kandi yategeka bigakomera, iyo niyo yavuganye namwe, ibyo yababwiye dore irabisoje, ndetse n'ibisigaye igiye kubikora, mutegura amashimwe muhigura imihigo. Isi n'ibizaba,
rikavaho uwizera uwizera wese azabona ayo masezerano isi nibizamo ijuru naryo rikavaho uwizera uwizera wese azabona ayo masezerano twabonye imana yumva gusenga twabonye imana itabara yibutse Daniye ndetse na Mariyana ibakoreye ubukwe baraseka cyane imana nanjye irasekeje n'abazabyumva bazasekana nanjye twabonye imana yumva gusenga twabonye imana ibakoreye ubukwe baraseka cyane bati imana nanjye irasekeje n'abazabyumva bagasekana nanjye twabonye imana yumva gusenga twabonye imana itabara yibutse Daniye ndetse na Mariyana ibakoreye ubukwe baraseka cyane bati imana nanjye irasekeje n'abazabyumva bagasekana nanjye isi nizavaho ijuru naryo rikavaho uwizera uwizera wese azabona ayo masezerano isi nizavaho ijuru naryo rikavaho uwizera uwizera wese azabona ayo masezerano isi nibizavaho ijuru naryo rikavaho uwizera uwizera wese azabona ayo masezerano isi nibizavaho ijuru naryo rikavaho hano umuntu tutarepetana ntaza kuririmba isi yose isi babiye noneho ngiye kuvuga niyo mpamvu ngiye kurisasira zanira ubwo buki hanyuma negere imfura ugiye juru kuko nabonye murakoze cyane ubuki rero ubuki umuryango wa Tomasi wampaye kugira ngo mugushyikirize ariko muvugireho n'ijambo rikuru bantumye urabwakiriye uyu muryango ndabona mu by'ukuri isabukuru y'amavuko y'umukobwa wacu ndi kubona irimo izamo imigisha ni nayo mpamvu rero ntabura kukubwira yuko twishimiye ubu buki ariko bwo ntabwo ari intwererano ntabwo ari intwererano ubuki bw'ijambo ari ubuki bw'ijambo rero kugira ngo iryo jambo rize kugira ireme banza hari bisaba ko uza kutwemerera wowe waje wikoreye iki kibindi si byose Fabien ufite abikorezi ntabwo ari byo bakikorera kandi abikorezi bawe bagutwaje ariko buriya iki kibindi ubwo tugomba kugisogongeraho ubwo burenganzira ubanza ubutange kuko nari ngiye kugira ikibazo kuko ntabwo nzi niba ari inganda z'iwanyu zibikora gutya kandi kubera ko umuryango wacu dusanzwe tukwizera no kwa Rudasingwa turabizera nabonaga hari ukuntu
ubwikorezi bawe basa n'abaje banywaho ariko aka kazuba ubwo uvuze rero ngo natwe tunyweho ubwo bari badusogongereye. Urabona ko iki kibindi kugira ngo nkemerere umuryango ese umwikorezi wawe ntago se yakuraho urukoma yatunganireho urukoma Salamu. dusogongere ubuki ariko uyu mwikorezi ko afite Bari bagoye ubwoba akantu nzanira nugera muri gare ya Mugisha. ahereza sebuja agahita yihuta afite n'indi mirimo yamushinze. Yego. afite benshi niyo mpamvu ubonye biremereye. Iki ngiki rero ubwo ari cyo kuvugiraho ijambo uyu mwikorezi akaba yanyweyeho reka nanjye nze banze nkweho inganda z'iwacu ntabwo zuza ngo zipfundikire cyane ni ikibazo cy'indereze ni inganda z'iwacu niko zikora buriya ziba zujuje nicyo gipimo cy'uruganda rw'iwacu ziba zujuje buriya ntabwo barenza hariya n'ibipimo ibipimo by'uruganda niko Fabien ni mumushimire kuko impungenge nari mfite kigo muri Nyaruguru akenshi zihova hamwe mu bisi byahuye kandi muri bya biti by'imikipfu ariko ubwo heruka iwacu mu isabukuru y'amavuko ko nabonye ndindira ngo mbanze ngusogongerere ahari ubwo iki kibindi nanone ubwo ari umwikorezi wawe wakizanye kukijya ntabwo utegereza Fabien banze akatorore uri mu kazi abana ntacyo bayongera nzi ko uri muri gare siwe mugiye ko bisengeye nimba ari ibyo reka nanjye ngire reka nshaka umuntu uri muri gare nibyo byonyine yewe mukuru umusaza Thomas yantumye muri uyu muryango yego mu by'ukuri iyi miryango yombi ni imiryango yahanye inka n'abageni za mbere ariko wabigenje ndagira ngo babanze bakumpera amashyi kuri imfura koko Nyakubahwa rero umuryango wacu n'uwanyu nari nabivuze ni imiryango yombi yanywanye ni imiryango yaranzwe n'urukundo kandi ni imiryango y'abakristo ifite igihango cy'amaraso ya Yesu kandi bimaze igihe yego rwose urabizi neza nanjye ndabizi tubiziranyeho yego hanyuma rero bantumye ngo n'ubundi usanzwe uduha abageni umuryango wanyu usanzwe uduha abageni tuhafite abakwe tuhafite abakazana tuhafite mu by'ukuri ni imiryango n'umuryango umwe yego ariko uno munsi rero icyanzanye dufite undi musore ejo bundi twarataramye aratubwira ati ndambiwe kuba jyenyine ndambiwe kuba singo mu cyongereza niko bavuga mu gifaransa bakabyita ubuseribateri ati ibyo ndabirambiwe mu izina rya Yesu amena hanyuma arivuga aririmba n'indirimbo yo mu gitabo nziza cyane aravuga ngo ntabwo nkwiriye kujya niganyira haleluya amena kandi mfite ababyeyi mfite n'umubyeyi yego ushobora kusabira akanyubakira hanyuma turangije turamubwira tuti sha turabona utangiye gukura koko hanyuma rero dukusanya ibyangombwa turamwubakira dushaka ibyangombwa byose tumaze kumwubakira rero twumvikana ko kuri iyi tariki kuko mwari mwaje gusaba irembo n'ubundi tuvuga ngo kuri iyi tariki tuza kumusabira umugeni hanyuma rero unyemerere kubera ko ubuki narinza nyine n'ubwo gusaba umugeni hanyuma nunyemerera ko nsaba umugeni muri uyu muryango ubwo muraza kubyumvikanaho n'abo muri kumwe hanyuma nimunyemerera ndaza kongera ngaruke nsaba umugeni nk'uko umuco wa kinyarwanda ubiteganya
urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. urakoze, reka bahuze ibiganza bagushimire bagize umuryango basenga Imana. Fabien, nta gikomeye kirimo. Hanyuma kandi uyu muryango wa Rudasingwa n'ubundi usanzwe ugutuma mu muryango wacu, ntabwo ari ubwa mbere. ntabwo ari ubwa mbere, ariko ndagusubiza kuri iryo jambo mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere murabona ko nk'uko ubutumire twabahaye bwabibabwiye, mwasanze duteranye ku mpamvu y'isabukuru y'amavuko y'umukobwa wacu Mariane. Hanyuma irindi jambo, hari n'ikibindi mudutuye cyaje giherekeje intwererano, ariko cyo cyari cy'iryo jambo mutubwiye. Hanyuma rero nubwo umuryango wantoranyije kugira ngo nze kwakira abashyitsi uyu munsi, uyu mukobwa ni uw'umuryango, base wabo rero turi kumwe mu birori. Ahari wenda bashobora kuba babitekerezaga nk'uko nanjye mbitekereza ko ubwo mwaje kudushyigikira muri iyi sabukuru y'umukobwa wacu tuza gufatanya ibirori tukinikiza, hanyuma nyuma y'ibirori tukaza kubaherekeza mu gataha. Nyamara kandi nta fudika ririmo, kuko twumva ko umuryango wa Rudasingwa wabatekereye n'ubundi butumwa muza kutugezaho muri ibi birori, byose bigamije urukundo. Ntitwari kubatumaho hatarimo urukundo. Ubwo rero mwatekereje ko mwabihuza no kutugezaho icyifuzo cy'umuhungu wanyu, jye ku bwanjye ndumva atari bibi, ariko nanone umukobwa ni uw'umuryango. Unkundire mvugane na base wabo ndetse na cya kibindi twasogongeye mu kanya, jyewe nawe gusa, nabo babanze banagisogongereho, hanyuma mu kanya baze kunyemerera ko umuyobozi wa gahunda ku murongo wa gahunda y'ibirori dufite, iryo jambo usabye yarishyira imbere ndetse akaba ari ryo duheraho. Reba kumpera amashyi, ubwo unyemereye rwose uri imfura. Urakoze cyane. Guhura n'umugabo uyoboye ibiganiro wasomye ibyanditswe byera, asoma n'anditse ngo musabe muzahabwa. Kandi aho ntago nyakubahwa mubyeyi havuzwe na Pawulo cyangwa Petero, havuzwe na Yesu. Abonye abantu batabyumvise aravuga ati basi munakomange muzakingurirwa. Mu byahishuri aravuga ngo uzagabanya cyangwa kongera ngo azongererwa ku byago, kandi n'uzagabanya azagabanya ku mugabane w'igiti cy'ubugingo. Aho kugira ngo ngabanye ku byanditswe rero nzagabanya ku mugabane w'igiti cy'ubugingo, aricyo nkunda kuruta ibindi. Muze kubyemera. Padiri Fabien asabe yari padiri, niyo mpamvu mvuze gutyo. Padiri Fabien umuryango, ahubwo umubyeyi araza kutubwira niba inama yarangiye, nanjye ntaza gushyoma kuko sinashyomoka, muze kubimugiramo. Yewe tubirimo, ahubwo iyo nza kuba ariko ubwo mu yandi magambo ni igisubizo kivuye mu muryango, buriya yeretswe, kuko aduhagarariye twese. Ubwo umuryango ukwemereye ko icyifuzo cyawe kijya imbere, hanyuma isabukuru turaza wenda bwo kuyisoresha nimuba mukiri kumwe natwe. Yego. Nyakubahwa Damiane rero, Nyakubahwa Gerard, yego, ndagira ngo ushimiriye gusaba umugeni, ndagira ngo tugukomere amashyi. turakiriye rwose, murakoze cyane. Kandi ni ukuri uri umuntu w'imfura, murakoze cyane, uri inyangamugayo, kandi koko urabikwiye. Bagutumye bakwizeye, kandi bazahore bagutuma kuko uri umugabo wo kwizerwa. murakoze cyane. Hanyuma rero ndagira ngo mubwire ko ntaje kwisabira, umusore naje gusabira yitwa Ngayaboshya Damiane. Damiane. Hanyuma umukobwa naje gusaba akitwa Nyiramisago
Mariane. Nyiramisago Mariane. Yego. Ese umwe twaremeye ibirori by'isabukuru ni nawe niwe mwakunze. Ubise bitiranwa ubwo turaza kureba niba ari we. Ariko nta mata byaye amavuta ntacyo bitwaye. Ubwo turaza kureba. Nanjye sindabimenya. Cyakora koko banza ari ubwiza buhuye no kwisiga cyane. Yego. None rero unyemerere nzane inkwano za mbere. Musaza Kambanda nafashe. Ese Fabien nanone se njejuru ngusanganire nka mbere. Oya ndagusanganira rwose. Ariko yenda wahaguruka kugira ngo mbigushye. Iyo ngiyo iyo bugiye amasaha ariho ashyira urukerera irabika. Iyo ibitse rero ibikwibukije amasaha aho wagombaga kujya. Icyo gihe mukererwe wenda agashuka ukakikuraho bukeya ukumva umurimo ugiye gukora uko ukora kare. Muri make imenyesha igihe. Imenyesha igihe. Urakoze cyane. Ubwo rero muri kuyireba iyi ngo ni cyozi cyogera inka iriho iki cyapa mureba ngo hari kivuga Imana ishimwe niba guha amashyi. Oya yishimye ni mu guha amashyi. Hano rero ubu tworora kijyambere. Tworora inka nziza za kijyambere ariko zitari kijyambere ngo uvuge ngo ni kijyambere uriya. Ni inka ni izina ryazo zitwa kijyambere. Ariko ikaba ari imashini zihengera ubwatsi. Ayiguhe. Icyozi cyogera inka. Iyi nayo ngo ni imashini izajya ihinga ubwatsi. Sibyo? Umutware w'ubutaka nayo nayisuzuma. Ubu siza zindi bagurira ku mabaraza. Reba neza. Cyangwa zimwe z'igishamvu ndebere. Arya ntabwo ari igishamvu narebe neza. Igishamvu niturana na Nyaruguru. Iyo ni imashini ikogota. Ntabwo muri mpungenge igishamvu banza hari aho ihurira na Nyaruguru. Narebe neza. Uraba utasaba? Okay. Mutware w'ubutaka ngo nayo arayishimye. Okay, murakoze cyane. Hari akandi kamashini gakerera ubwatsi buba bwahinzwe. Iyo mumaze kwera turahira. Urabibona? Aka ni akamashini gakerera ubwatsi. Yego. Kuko iri irahinga aka ni akabukerera. Kabugahira. Ni ukubwahira muri make. Wakabonye? Urabibonye ako kamashini? Iyo mumaze kwera ushyiramo gira ngo kikaba kiragura ugakora umushumba akikorera akajya agashyira inka. Naringize impungenge niyo mpamvu wabonye ntahita iyi mashini nyehereza umutware w'ubutaka. Kubera ko hari umugabo bita Yesu waje mu muryango w'iwacu turabana. Yarahageze rero ibibazo. Aravuga ati bana banjye konje kubibamara nibyo ntarasubiza mu ndindire mbaye ngiye gato ariko mu kanya nzagaruka. Hanyuma ko mbonye se Fabien ugize ikibazo cyose. Muri bya bibazo bike Yesu yari atarakemura muje kubyongera. Muri bya bibazo nyine waje gushakira ibisubizo n'ubundi nanjye nshaka ko bisubizwa. Sije waje gusaba? Yego. Ibibazo rero ni ibi nibyo nakugejejeho byo gusaba umugeni ariko iyo ukagize gutya ibisubizo bikaba ubwo ni wasubizwa karaza kuba kameze gutya. Umutware w'ubutaka nako nakakira. Nabonye abantu wacu batagushimira. Hari ikibumbiro. Hano hari ikibumbiro. Hari n'igicuba. Yego. Amasaha nk'aya yageze wuhira inka kuko ziba zifite inyota. Nibyo rwose. Ubwo rero turazidahirira tukazuhira tugasuka mu gicuba. Fasha mwereke. Tugiye mwirira. Tugiye kudahira. Tugiye kudahira. Tugiye mwirira. Yego.
hanyuma bikagenda gute tugahita dusukamo se mu kibuga usukamo nyine usukamo iyo wadahiye nyine usukamo se Fabien yego ko mutweretse uko tugikoresha bandana ntamugoye twahita tubyakirana nta kibazo rwose ndetse niba wenda hari ibindi nta bindi ni ibyo andi mazina yanditse ntayandi mazina ndagira ngo rero nyakubahwa Gerard izo ni inkwano za mbere tugushyikirije nk'umuryango. Ibi ni ibintu bikomeye kandi Yesu arabikoze, murakoze cyane. Hanyuma rero n'ubundi ngiye kwicara gatoya, hanyuma unkoshi turi abatunzi namwe muri abatunzi turabizi, unkoshe hanyuma nkukwere. Murakoze cyane. Murakoze, bagushimire. Kwa Rudasingwa muri imfura ndetse muri imfura zikarabye. Nari mfite ubwoba ko ubwo tutari duherukanye wenda mwaba musigaye munyuranya n'umuco, ariko ndabona mukiri babandi muri imfura z'umuco. Noneho rero mwari muvuze muti tubakoshe. Reka nkubaze Fabien, ndakumva rwose. N'ubundi nubwo wari urimo uvuga ko twese turi abatunzi n'ibyo, ariko umukobwa wacu Mariane ibyo nahoze nkubwira, base wabo bari bemeye ko umusaba, ariko afite ba nyirasenge bamurera. Aba ba nyirasenge bataza kudushinja rya jambo rikoreshwe n'ahango bita bitugukwaha. Ni byiza ko tubabaza, cyane ko umukobwa waje gusaba twumvise amazina ye anahura n'ay'uwo twaremeye ibirori by'isabukuru ye y'amavuko. Tugira ba Mariane benshi, ariko ntago uwo umusore wawe yashimye muri uyu muryango adahari. Ahubwo reka tuvugane na ba nyirasenge, hanyuma nibakwemerera ko uyu mukobwa bamutanga bitewe n'umumaro ukomeye agirira umuryango, turaza kugukosha. Aricyo bitwaye. Nyine ba Mariane bashobora kuba ari benshi, yego, ariko nyina Misago ashobora kuba ari umwe. Nibo batumara amatsiko buriya ba nyirasenge. Yego, yego, impamvu byemeye. Ihangane gatoya, ubugotomera kuri bwa buki turabaha umwanya batubwire. Ibibazo bikomeye bizababaho. Mufite ubwoba yuko ibi biganiro bitaza kugenda neza? Abirigiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe n'uhemuka kandi n'ukoza isoni, abikuzo Mana yacu ukura bikwiriye. Ako kayira rero niko shangazi yanyuramo, uretse ko mwebwe mutazi ibyo ari byo. Reka nawe mutegere. Yego, arakoze umuhuza. Noneho Fabien, karamegera nguyu nyirasenge uhagarariye abandi. Tumuteze amatwi. Nakubwire niba abona akwiriye kuguha umukobwa we akamushingira umuhungu wawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Yego, umuryango mwiza nusabwa umugeni. Kandi Mariana Nyiramisaga arahari. Amashyi menshi. Amen. Ari mu mwuka rwose. Turamubahaye. Yego rati. Yego. Nagira ngo rwose ukavuga ngo amena, ko numvise Amen. ba nyirasenge amasengesho ugira ngo ahubwo usanze bayarimo. Ahubwo barishimwe rwose. Noneho rero reka tugukoshe.
ahari bijyanye n'umuco Nyiramisago inaha ngaha hano iwacu mu Bwanamukari ababyeyi iyo bise abana babo amazina bongeraho n'utubyiniriro. Hanyuma rero ariko ntabwo yitwa Mukobwa Jana. Kera yari afite mukuru we witwaga Nyiraminani, kandi ubanza nawe ari we waje kumusaba mu minsi yashize. Mabyibuka. None se ubundi ko n'ubundi ko mutaje kutwifuzaho mwadusabye ibyo dufite natwe ko tudakwiriye kuba bifuza, kugira ngo dukomeze twubake ubumwe bw'imiryango yombi. Noneho jyewe nawe nk'intumwa umuryango ko bari bambwiye yuko uza kudukwera inyana 8 amasine rwose y'amashashi meza atetse umwumano, amwe araripfize mu mahembe, no kuvuga ageze igihe cyo kwima. Ubwo hari ubwo tubagoye? Ntabwo mutugoye rwose, turazifite. Mubashimire. Noneho rero ubwo muzifite, ubwo umurimo wacu turawurangije, hasigaye nahawe izo nkwano uzidushyikiriza. Niba uzizana mu rugo, niba uzijyana mu rwuri, niho uhitamo. Uraza kutubwira ducanire, ariko noneho niho uhitamo. Biroroshye. Yego. Urabizi ntabwo ari ubwa mbere ushize uko twabigenje. Rero n'ubyibuka se? Ndabyibuka. Ko twasabye abashumba, yego, uwanjye n'uwawe, yego, akajya mu rwuri bakareba ko zahageze, yego, bakaza no kugira umwanya, yego, kutubwira amazina yazo. Aha. Rwose numva ariko twabigenza n'ubundi, kuko twasanze ari umuco mwiza kandi duhuriyeho jye nawe. Yego. Murakoze cyane. Biroroshye Fabien. Umuyobozi mutware w'umukenke se iwanyu ari hehe? Ngo muhuze n'uwacu hanyuma bajye muri urwo rwuri. Mutware w'umukenke ngubu yaje rwose. Urabona ko hanyuma hano natwe dufite umutware w'umukenke wacu, nibajyane. Araza guhitamo se akoresheje imijugujugu cyangwa umutware w'umukenke wacu arabizi, arabimenyereye. Araza tubwire. Zizajya zikamwa menshi. Navuga Fabien, noneho wabucagaguzaho. Karame rwose, kamere. Ubanza bigeza heza. Nanjye kunezerwa rwose umutima. Iritiko. Impamvu yo gucuruza abantu b'ibifura nibo babita abanyamusozi, nibo barya mbere y'ubutumwa. Yego. Ariko Fabian ni imfura, kandi abantu nk'aba rwose b'abakire b'abasirimu ntabwo bapfa gutoranya umuntu ubonetse wese. Yego. Ariko kandi natwe turi abana beza, tugwa neza, ntabwo twabifuzaho niba umuhungu wabo agiye kwicwa n'irungu. Yego. aho kugira ngo azarinde guhana kandi muhari. Yego. Imana yabireba nabi kandi turabakirisitu. Oya ntibikabeho. Ahubwo ahamagara abashumba be ntiba turaze hano tufite na anniversaire, aba bashumba mubabwire babanguke. Fabian yibuke kako gasubitse. Fabian aze kujya agenda yibuka ko icyo twabaye. Yego, murakoze cyane. Tuvuye kureba urwuri, hariya hose twabonye aho zirisha, kandi mu gasharu no mu gacyaro bazibonye. Inka zimeze neza kandi zitoshye. Murakoze cyane. Tanga raporo kwa muze kwa Yesu. Tanga raporo kwa bosi wawe. Yesu ko niba barijwe na muramu. Inka nazibonye, banyeretse n'ubwirwa aho zirisha. Yego. Inka nziza zitoshye. Inka nziza. Yemwe tumushimire. Bahuze ibiganza aba bantu mwagendanye bagushimire. Bose abashimire cyane. Fabien, hasigaye kimwe rero. Yego ndakumva rwo. Ubutumwa ngo bararya bahunjura kubera ko imfura
mu burere no mu muco w'u Rwanda zikomezwa kugenda zibyara izindi. Twagira ngo turebe rero niba nta nenge yaje kuzamo tubirebeye mu gikari. Hari abakobwa duheruka kugushingira nk'uko wabivuze, abakobwa twagiye dushingira mu muryango wanyu. Aba basaza twicaranye harimo abagiye bagushingira abo bakobwa nari mpari ubwo nari gahungu k'ingimbi, ndetse nza kugenda mba umusore ntarahabwa uburenganzira bwo kuvugira mu ruhame. Namye mbona umuryango wacu gushingira abageni, hanyuma nkumva baguhana bakubwira bati aba bakobwa tuguhaye bazira inguma ndetse n'imisare kandi barereshejwe inshyushyu. Se abakobwa duherutse kugushingira kugira ngo babakazana duheruka kugushingira bari hehe? Reka bakwereke. Banyereke. Muhaguruke gusa. Reka bakwereke, urabona basa neza cyane rwose kandi bakeye. Barebe niba ari babakobwa babo bajyaga bahirira inyana. Mugapo gatoya kumukara. Barebe neza ko ntabaranyoye rwose, amatama ni amatama. Reba nawe. Icyo no igikapu nagakapu gatoya basaza babaramutse. Gatoya karimo speed. Fabien harimo akantu zikaga speed light nako dukoresha mu kazi. Barebe niba iwanyu habaza karate kameze nka kamera. Byatuma twisubira. Nta mafaranga yaguhaye uro wakaguha. Ntabwo byabaho. Reka turebe nyine. Ndagwanganye. Twamenye Imana. Niyo mpamvu nanjye navuze ngo bagende baramutsa abasaza b'umusatsi w'umweru. Baribona bamaze kugenda bazana ikibuga hejuru mu gitwariro, bafite n'ubuhanga bwo kwitegereza. Byatuma twisubiraho. Yego. Yego. Reka nongere minuruti numva icyo babavugaho. Nuko atashye abwira abandi bakazana we yari yasize mu ntara ati i Kigali bose barakize basigaye bafite n'amatangi. Abantu be bafite amatangi mu bashimire bameze neza. Fabian yarize neza, ahubwo mubyeyi twe kuza kubimara mu gusogongera. Abari bambwiye icyo kibazo bari bambwiye ngo Fabian baherutse atari ikigwari cyakwisabira ngo muze kubimubaza uko biteye. Yego. Turimo tuganira n'abasaza. Abangaba ni babasaza bakuru bo mu muryango bajyaga bakwakira, harimo n'abagiye bagushingira umuryango w'abatoranije. Barambwiye batahubwo uko twari twarabasize Fabian yakomerejeho amashimisha hamwe n'umuryango. Rero agira ngo umuryango wacu wongere ubashimire, kandi nanone ngere no kuri rya jambo umuhuza wacu yarakubajije ati esaho kwinyoni kuze itanga urunyagwe. Nubwo amazina yawe wayatubwiye tuyazi, aho ntiwasanga usabira uwo musaza mwicaranye akaba ari we Damian ko mbona ubanza. Ndumva wanatumye ari hafi kuhagera kugira ngo aze nawe umwirebere, hanyuma na Marianne nawe ubutumeho bahahurire. Aricyo bitwaye? Oya, ahubwo reka nze imbwira akana ko mu muryango kari amaguru naza kuba yumvira ijwi aha tugendere. None se ko mwari mubuze ngo murabanza murebe ko hari igendo turi kimo ngo murisubiye se? Ahari nari abanze azane Damian nk'uko mwari muvuze, turabunganizi banyu mubanze murebe turebe niba nta mpamvu twagira yo kwisubira. Yego, ushobora gusanga ari kajorete cyangwa rwaye inyonjo. Icyo nicyo tusubira. Icyo nicyo. Yewe Damian waguca mu muryango nirebera. Nyamara Damian buriya by'umuhuza avuga nibyo. Imiryango itaza kudushinja jewe nawe kubarira bitugukwaha. ufite isezerano
isezerano wawe niyo mu ijuru, tegereza wihanganye n'ukuri rizasohora. Nubwo imiraba yaba myinshi ikagukoza irya nino, ariko humura ibivuga izanabikora, ariko humura ibivuga izanabikora. Niba ufite isezerano wawe niyo mu ijuru, tegereza wihanganye n'ukuri rizasohora. Nubwo imiraba yaba myinshi ikagukoza irya nino, ariko humura ibivuga izanabikora, ariko humura ibivuga izanabikora. Ibyo Imana ikora birenze ibyo nsaba, niyo mpamvu umutima wanjye udahagaze. Ibyo Imana ikora birenze ibyo nsaba, niyo mpamvu umutima wanjye udahagaze. Niyo gusa ivuga ijambo ikarikurikirana imyaka ibihumbi kugeza risohoye, nikangwa na biracitse na nyuma ya zeri irakora. Ibyo yavuganye nawe byose izabikora, ibyo yavuganye nawe humura izabikora. Niyo gusa ivuga ijambo ikarikurikirana. Mutange amashyi, mutange impundu. ndumva umuryango wikirije. Nta gihendo kirimo. Ntacyo pe. Kandi Fabien naze kutureba nabi. Ntacyo rwose. Basomye biriya kumurusha. Yego. Yesu yaravuze ngo tujye tugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Yego. Ubwenge bw'inzoka rero bushingiye ku makega. Yego. Hari igihe wasanga bigenze ukundi, ariko ndabona umubyeyi ndebera birahura pe. Nanjye ndabona uyu muramu wanjye adakwiye kwicwa n'irungu rwose, murebe ukuntu mwabijyamo. Reka turebe ukuntu twabijyamo. Noneho rero Damiye niba ari we koko yigire hafi yiyereka umuryango. Tanze uburenganzira igisonga cye kimuherekeze. Aha. Ngo ntukagende wenyine. nimwakire umukwe, nimumwakire. Damiye se watanze uburenganzira se muramutse? Yewe natanze uburenganzira rwose. Kamo mugwe mu byano. Ntago ari we wakuramutsa kuko niwabyaye nabi. Nubwo numva aho meka insigane. Urubavu nyine rukeneye Mariya. Wiruka se? Niko uje wiruka. Wabona yihetse. Numva humeka adashyitsa mu ndara. Ariko huma. Hano umusore w'intarumikwa rwose urabyumva. Uyu ni umurinzi wiwe. Niko uyu muhungu wawe se numvise umwuka utayishika mu nda neza ni amahoro. Hari icyo biziho se? Hari icyo biziho kibwira umuryango tutaza kuvaho tubacira ifudika kandi muri intore. Hari ikibura ariko nakiboneka araboneka neza. Hari ikibura? Yose burya hari ikibura. Koko ntawe haza muri byose. Damiye umuhungu wawe ngo hari ikibura. Ikibura ntakikubwiye ga. Noneho reka arabura Mariane. Ese niko Mariane arihe mwuka byarana? Muntu uri hano rwose niba Mariane nagera hano, uretse ko abantu murimo mukura mutajya mumenya n'iminsi, umunsi ni weekend. Kandi kuri weekend ntibiruka. Bagenda bitonze, bagenda gahoro. Hanyuma by'umwihariko umunsi ni weekend ya Mariamu wambwa no wa muhanzi wavuze ngo buri wese agira samudi kuza ko baje. N'Imana ngo iyo yaje iba yaje. Iza rero bitewe n'impamvu. Uko Mariane agenda kuwa kane siko agenda kuwa gatandatu. Ntutekereze ko aza nk'uko yagendaga kuwa. Terwa n'iminsi. Terwa n'iminsi. Noneho rero kambe mpini nyuruti. Damiye reka tuzegere bareba abagaragu be. Tegereze bakomeze bamuhumurize batihangane shani ku gihe. Yego. Mwe nk'abegera bareba abagaragu banyu. Mariane ntiyibona ariko bari kwiprotokora kugira ngo
nagera aho Damiye yari atisubira Damiye nawe araba yihanganye Vandimwe warasenze cyane usaba impano muzarwubakana Imana yumvise gusenga iramuguha nk'umumararungu umufasha uza gufasha muri byose ubahiga bose niwe mahoro yawe muvandimwe warasenze cyane usaba impano muzarwubakana Imana yumvise gusenga iramuguha nk'umumararungu umufasha uza gufasha muri byose ubahiga bose niwe mahoro yawe inzozi zawe umwarubahiga ubwiza inyange zirusha kwera n'urususurutsa ruhimbi inzozi zawe umwarubahiga ubwiza inyange zirusha kwera n'urususurutsa ruhimbi zivuge hose umucyo uratamye mwiza atashye iwacu babyeyi nimwizihirwe kuko abahesheje ishema babaye urugero rwiza mu rungano natwe dutera ikirenge mu cyabo babaye urugero rwiza mu rungano natwe dutera ikirenge mu cyabo inzozi zawe umwarubahiga ubwiza inyange zirusha kwera uyu musore wacu yaragushimiye ahakuryaga bose ubikunze wajya ejuru maze ugatambuka Mariya uraho mwiriwe nanone none se mu isabukuru yawe y'amavuko bashyitsi batugendera urabona ko ari benshi uyu musaza mubona yitwa Fabiyani Mutagani yavuze byinshi rero ntabwo nze kubisubiramo ariko ndavuga iby'ingenzi iyi sabukuru yawe y'amavuko ntabwo yigeze arindira ko tuza no gukeka wa mutsima wahariwe ibirori ahubwo yahise atubwira ko umuryango w'iwabo wagukunze bakagira rero umuhungu wifuje ko Damiyane yaza akamugusabira kwa Rudasingura bizi ba nyogosenge twagiye dushyingirayo ni benshi hariyo n'abakuru bawe Damiyane twisangire ku kibindi twanywagaho hano umuryango tukawuhimbira none se yarakoze cyane umuhuza kunyunganira Fabiyani rero twebwe ibyo twamusabye nk'umuryango yabyemeye ndetse n'inkwano umuryango wamwatse yazidukwereye turazishima
hasigaye ni wowe niba uza kwemera kujyana n'aba bantu kwa Rudasingwa cyangwa ubihakana. Se Fabien ngwino banze uramutse umukobwa wanjye ahari utaza kubona naramukije. Murekuye mushiki wanyu nimuhumure ntahajya biraganirwaho. nta muntu uzi ntakunda yitwa nde? Aho azi n'amazina ye. Urakoze cyane rero, urakoze cyane Gerard. Wumva ibindi twemerere nka za nka ngo inka yabyaye mu ki reka mbivuge ngira gutya. Murakoze cyane rero ababyeyi babahaye raporo, mube nk'abegera bariya abantu bari kuri tribune hariya muri ariya marembo mbabwira igikurikira kandi umuhumure biragenda neza. Batambuke begerane bahoberane wumve uko bamererwa. Komeza uze. Abahungu bashakaga Mariane bariruka, hanyuma umubyeyi Gerard ashyiraho abarinzi b'umwuga, ariko namenye ko wagikemuye. Pare natambuke akemura iki kibazo abahungu ndabona bareba nabi. Mwabahungu mwe rero namwe mushiki wanyu twamunywereye inkwano umusaza yazemeye. Nta muhungu bana na mushiki we, mufata igihembo mutahe. Sipere ya nagashahara kaje. Ariko hoya tubaye promotion, mube hafi mukomeze mwenjoyinga ibirori, ariko pare niyigira inyuma. Mwebwe nkivuga nonaha mu butware Imana n'umuryango wampaye, simbona umusore muri mwebwe umaze gufata igihembo akarenga n'intambwe imwe, iterera intambwe ratasora ba hagati y'abo bahungu. Ubuse hari wakubera umugabo uri gukomeza wizeye yego, ariko mana tambuka ratadamiye, tambuka sha barimo bagucira imigani ngo ibiciro biragucura sha n'ibishire sha birangire udakoma mu mashyi maze nze kureba ko nagira ibirori tuzayakoma. Ongera umugwe mu Maria hobera umuntu yo mukomera. Murakoze cyane Damien. Zamura ikiganza sha, zamura ikiganza usezere ku basore bose bose. Kuba uri umukobwa ukagira icyifuzo cy'uko umuhungu mwabana nta cyaha kirimo kuko niko Imana yabigennye, ariko batekerezaga Damien biyakire bacungire n'ahandi Imana izaca kandi kayira. Yitwa Imana ishobora byose. Abafite impano ya Damien bayihutane. Wanyu hari umuntu wabaye mu cyumba arahimbara waguha umwami yatahirije ngo Imana imuhambira bose bareba. Arena gufasha yewe hatambukane basa kugira ngo amafoto agaragare mbazane hano bazibahere hano. Ego ndabona umubyeyi amuhobera ati mukobwa mwiza uri umusabwa mu muryango ukwiriye kubenguka ukaduha hesha ishema tukanywa agafana kuri weekend bose babireba wa mugani wa Theo wiringira Imana, hanyuma mukuramukanya mube nk'abagarukiraho mugaruke hari indi mirimo. Yego ntabwo ngiye kure cyane. Abanze papa tambuke azane na mukecuru uru rwandiko nk'ikimenyetso cy'uko mbashimira agaciro mumpa kandi nzakomeza kubarera nta mwana ucuka ku mubyeyi. Abahungu nabo wagira ngo nta yindi segisiyo bigeze biga, ni ugufotora no gufirima ibintu bikeye biri aho bigenze rimwe n'Imana w'umugisha kandi babibonye. Baduhamagarira umubyeyi Papa Damien nawe mukazana yamugeneye impano, mumubwire muti tambuka neza mubyeyi mwiza. Kameramana abafotore rwose ngira ngo aya mafoto abuze nta gihembo wabona, niba baraguhaye avance watahiriyo. Sabe mubyeyi mwiza rero papa ajyemo hagati, hanyuma mukazana mugenera impano, hanyuma Mariane rero ntabwo mu muryango wacu mubyeyi mwiza bamwambitse
ingofero y'urukinga nk'iyawere Museveni, kurebera muri aya marinete ntako bisara, sirimutse umuha amashyi nawe rwose ni umubyeyi w'imfura cyane. Hanyuma ariko bakoraho bombi Damien na Marianne bakamuhereza ubu butwara asangamo n'ikimenyetso cyo kushimangira Imana umugisha cyane. Sabe kandi mama nawe ajye bisubire mu myanya yabo. Yego ni utyo, ni nkuko nguko tubwire wa muhungu yigira hano hafi akure urupfuko kuri uru ruhisho rwa Marianne yahishiye sheri wiwe. Okay, nimba baguhaye ubwo butumire na aba bagaragu ba Damien n'aba Fabien baba baruhutse kugira ngo mubwire uti nanjye nabigenje gutya, ntagire ubwoba rwose, ahumure. Reka nsabe aba ba fille d'honneur bashinzwe ameza y'abageni, abageni bacu barekurane babahereze izi nkongoro. Damien muri gahoro mugire arasante, mubabwire ngo ntago twabisha icyaka n'inzara uyu munsi kandi twahuye. Amashyi aha ntasobanutse, ni mwizira kundi mugire muti arasante, mubabwire muti yumva se. Hanyuma Maria uruhisho n'urwawe kugira ngo umuhungu azakubenguke n'uburyo ubona abagabo babo. Gotomera Damien. Abagoye baravuga umugabo utajyaga ntahahaga. Gotomera wumva ukumererwa, nta muntu ufite ishyari hano narigira ajye kukagara ubuyobozi bwegera abaturage. Mwongere icyo gikano ubona cyaturutse ku mata y'inka yanyweye, aho baguha amashyi baguha impundu kandi nzajya gusabira ya hano. Bariya baturutse kure bananiwe. Damien ntabwo nzi ko aho babandi ba 10 n'ingahe ngo tumushyingire muhate ayo matangi ubona afite aba yaratamiye umukobwa wacu, aba yanyweye, aba yariye, kandi wacu nta nzara ihari. Mwongereze none rero ababambariye muhite mushingura mukurikire, hanyuma abasaza nabo baze gukurikira kuko abageni arambwira ngo yumva ashaka gukizwa, mukanyakira mu itorero rya ADEPR, mukansezanya n'umugore wanjye we akijijwe arasenga, ariko njyewe ntabwo nasengeraga muri ADEPR. None ndaje kandi ashaka ko mushyingira, none mwaniza amashyi twagushimira, munyere tumushimire kandi cyane rwose. Nshimiye Nyiramisago Marianne ukuntu wamwereye imbuto kamuha bugufi kugeza ku rwego yumvise anejejwe no kugusanga aho uri, akumva yishimiye itorero usengeramo. Hari abandi bagore nyine uba usanga nawe uvuga ati yewe gukizwa nkawe no kuza aho uri sinahaza, ariko n'imirimo yose wakoze itumye tubona umugabo mwiza nka Damien mu itorero ryacu rya ADEPR. Nawe mumushimire Marianne, umugore w'Imana ushimire izina rya Yesu. Hanyuma rero ubu tuvugana tugiye kubashyingira, tubarebere igisekuru gishya kizira imivumo na karande, kizira ibyago n'ibyaha. Ubu tugiye kubaremera umugisha udasanzwe, umugisha mu rubyaro, umugisha mu mirima, umugisha mu kazi, umugisha mu byo gukora, muzahirwe mu nzira zanyu zose. Ubu mugiye gutangira muri mu rugo rurimo umugisha, urugo Imana ituyemo, urugo rurimo ibendera ry'Imana, urugo Imana ihaye amasezerano mashya. Hanyuma rero fomati y'urugo uzashyiramo urugo rwawe ukaba amahoro, ukaba urugo rwiza. Ni urunguru, ni uko ugomba kumenya inshingano zawe nk'umugabo, icyatumye Imana iguha. Ushobora kuba udafite amashuri yo mu biro, ariko urabizi neza ko Imana igiye kuguha umuntu, ariko iravuze ngo kwifuza kwe kose kuzaba kuri wowe. Ni ukuvuga ngo uzamugurira imyenda, uzamuha ibiryo,
uzarira abana minerivare, uzamwambika, uzamwitaho. Tera ikiganza, urashaka umugore? Nimba mushaka rero bitegure, urikwije bamukuzanye, uzabishobora. uzima barapfa wese kutayakore, wese kutayazana, wese kutagiye, wese kwibikora, wese ntiwamenye fomati uko imeze. Fomati y'urugo, umugabo Imana amubwiye ngo kurya no kubona ikibatunga ni ukwihakuye. Hanyuma nawe wa mugore we nta kibazo, ibise n'ibizi, nawe uzavuza induru, nawe uzasakuze, ariko gahunda yo kwihakuye ugira gutya, ibi ni iby'ejo bundi ku mpamvu z'amahano y'ibyaha yagwiriye. Ariko ubundi dore impamvu Imana ishaka ko niba ukwiriye umugore ukwiye kumenya ko mitiweli uzazibazwa, ukwiye bombi bakaba umubiri umwe. Iyo umaze kubona rero uwo muzabana Imana iguhaye, ugomba gusiga. Iyo utasize urugo rurakunanira, ugomba gusiga so na nyoko, ugasiga ba bakobwa na ba bagore na za zindi nshuti zindi. Si ukubasiga uko ubitekereje, ahubwo abahanga bazi ubwenge kuko handova yakoranye imiryango isabana, baba barakujyanye baragoye batekakira n'imiryango yose iraguhereza, abantu baraza, abazanye ibitwikuruza bazanye amajyambere baguhereza atakira. Hanyuma ubundi iyo ushaka gusiga so na nyoko ukaba n'umugore w'akaramata, ariko udasize ababyeyi, dore ko waso na nyina azarushaho kuramba mu gihugu, niko birivuga. Ubundi icyo ushaka kugirira papa na mama wawe ukinyuza mu mugore wawe. Ntabwo yajyana bo ifata avana ushyire so na nyoko, aramenya se wabahaye angahe urukuru usenge rwose urusengero iwawe. Kandi ikindi iyo yafashe ukamubwira ukabwira sheri wawe uti papa yaguje 1,000 akira uze kuyabakirira. Iyo bayakira nk'inguzanyo, bayabona ati mushyira abana amafaranga yabo. Ariko iyo yajyanye wowe uzaguriza se amafaranga yawe, se umuhaye yawe, se birangiriye aho ngaho tuzajya kwishyura so wiguriza amafaranga. Hanyuma iyo ufashe igitenge ushaka gushyira mama wawe, ukabwira umukaza akakijyana niyo cyaba ari gusaza. Iyo akibonye aravuga ngo dore umwana, uhita wita umwana mu rugo. Hanyuma bati uwashatse n'idamiye ureke ibyo bapfa, urabona dore hano. Hanyuma ariko ujyanye na superi ukagishyira mama wawe, eze ndamenye iki kigura kandi se cy'umwakabyara kise, kandi uretse bakijoro uzima agaciro kacu ni gake cyane. Bashingiye kuri minerivare nijoro wamuraje, bashingiye. Niyo mpamvu rero ngo uzasiga so na nyoko ujye kwa umugore w'akaramata. Umubyizi ushaka guha iwanyu unyuze mu mugore wawe, umubyizi ushaka guha iwanyu unyuze mu mugabo wawe. Niyo mpamvu n'uba wanapfuye uzaba waramusize umuryango, asigaye mu muryango umusize heza. N'udushatsi iyo twese bava mu gushyira umwana, kubera ko wamusize umuryango kandi warasize, ariko kandi uracyakunda so na nyoko. Hanyuma ijambo rya nyuma, fomati y'uko Imana ishaka iravuze ngo bose bari bambaye ubusa ariko ntibakorwe n'isoni. Dore impamvu abantu benshi bakorwa n'isoni mu ngo zacu ni uko twambara. Hanyuma kuba ufite icyo ukinga rero, umugore akaba atazi konti yawe, atazi amafaranga ukorera, atazi ideni ufite, kamubwira ariko nawe ntukamaze byinshi wabyibereyemo. Hanyuma rero ubwo atazi na misiyo wazanye, niyo mpamvu azahora kwaka amafaranga, kabone azi ko ari 20 bihari. Iyo azi ko ari 20 bihari, azaguramo ibitunguru, aguremo inyama, aguremo imyenda y'abana, yishyure mitiweli, mukomeze kubeho kandi abishobora, kuko azi ko ari wenyine hano. Ariko iyo utangiye kujya umenya kuyabarira mu mufuka, ukafata inote 3 ukabuza iya 5 n'iy'10 kandi utarebyemo gutya, yajya murashaka ngahe tumubwire ko aragenda teko mwavuga ngo mupfuje ubusa. Sawa rero witeje stress, ibi ngibi ukoze urambaye ubutiya mu gusigareye, witegure kuzakorwa n'isoni. Dore impamvu, niba ukuyemo 10 ukabimuha ntamenya asigaye 10 razaguramo umunyu wonyine. Sawa,
hanyuma rero naza dore ku mwatetse wasize angahe ibihumbi 10 byose 10 byavamije ariko wowe wese wajyanye angahe ko wajyanye n'isuku uzima kandi wasanga basiganyemo 2 ariko witeje stress yaza kumenya yuko ufite bombi bari bambaye ubusa ntibakorwa gusa ratatabye niba ushaka icyo mukinga ntuzagire icyo muhisha ntabaye umubiri umwe jya wiyambura umwere kuti ni 50 ufite ibihumbi 10 nayangahe hanyuma muzamye ko muyakoresha kandi byemere kandi bikunda ideni mufite muzarifatanyamo azagufasha kuryishyura kuko arizi n'icyo ryanakoze n'umunsi urifata nunana yazanye washyize arahazi amafaranga kuri telefone mbwira wamuhaye akayiha ngaho muhaye iherere nibwo utazakorwa n'isoni ngaho ubusa umuhereze pasoro atarayizi arayizi muhereze yihe akina iherere niba atayizi rero ukaba ugiye kumubwira ngabwira nibutsa na za nimero zawe kwanza sigira zibuka 0 ugaruka bimeze stress iraje akeka menshi nibora ibanga atazi uzamutera kujya amatsiko cyane ariko iyo awuzi ugira amahoro bo bose bari bambaye ubusa ariko ntibakorwe n'isoni bari amahoro gasabe Damien niba byemeye mubwire ibintu bibiri bizakubakira urugo azagira urugo rwiza icya mbere uzabakirwa kuri Kristo Yesu Yesu azabe Yesu yaravuze ngo amagambo yanjye akakomeza ameze nk'ubatse ku rutare urugo rwiza rugo rusenga urugo rw'uwa Imana urugo rukijijwe urugo rwawe uzarugenza utyo n'urugenza utyo Yesu akaba afite ijambo mu rugo rwawe kuri abakristo musenga Yesu buriya gukiza abagore n'abagabo barwanye wikwiriye guburana niba atari abakristo nubwo wahunga utekarijana uramujyanye se bakubwese ko ari ni umuntu se akamutukira imbere yawe ari umugore kandi njye nimara kumunga ndigendera mwese ko basigaye uramugira uteze natwe urugo rwiza ni urwo Kristo afitemo ijambo Yesu akakubaka bakarugufasha akakuha ubukristo buzima butuma batubwira iby'umwuka wera ubishyira ku murongo ijambo rya kabiri uzakunda umugore wawe kuko ukunze umugore we aba yikunda umugore ni mwiza icyo umuhaye akigusubiza kabiri iyo umubabaje akubabaza kabiri kandi atabishaka birikora ubundi iyo umushimishije itegure kwishima inshuro ebyiri birikora ukunda umugore aba yikunda urabyemerwa muhaguruke tubasezerane muhaguruke rambika se urwo rurabo hanyuma wa muhungu wanjye agize mikorofone imwe tubasezerane tutabyemeye na Mariya nimubaza nawe kuko tutabyemeye uzaba ikiganza cy'iburyo nta kindi kibazo ntibigoye yego imbere y'Imana z'umutima wawe wongera aboshyatamiye ndakubaza nawe ubitekerezeho hanyuma nurangiza witegure kusubiza uzamura ikiganza cy'iburyo uremera gukomeza kubana na Nyiramisago Mariane mukabana noneho ku itegeko ry'Imana mukabana mukize cyangwa mukennye mukabana mu byishimo no mu munezero ukazakomeza kumukunda utarutisha abandi bagore ukazakomeza kumubera mwizerwa udateshejwe ku nshingano zawe kugeza igihe Kristo azaza gutwara itorero cyangwa urupfu ruje niba ubyemera uzakomeza kumukunda umukuyakuya umurinda umumara umubabaro zamura ikiganza cy'iburyo bwe cyane ngo ndabyemeye arabyemeye Nyiramisago Mariane Nyiramisago Mariane imbere y'Imana z'umutima wawe n'imbere y'itorero ndetse n'imiryango ndagira ngo nawe nkubaze niba nawe ubyemera ukomeza kubana angara bashyatamiye ukaba uzakomeza kumubera umugore mukabana ku itegeko ry'Imana udatuje ku nshingano zawe ukazamwubaha ukamuha icyubahiro kimukwiriye nk'umugabo mu rugo kandi rwose ukazabana yaba afite amafaranga cyangwa atafite akennye cyangwa akize mu munezero no mu mubabaro niba wumva uzakomeza kubera umwizerwa ntumutisha abandi bagabo mukazabana ku itegeko ry'Imana kandi mukazabana uko mwabyiyemeje mukazabana kugeza
urupfu ruje cyangwa se utwaye itero rye ryera uzamura ikiganza cy'iburyo ubwe ngo ndabyemeye. Imana iguhe umugisha, urabyemeye. Mweratamiye n'abafata mikoro uravuga aya magambo agiye kuvuga, nawe urayavuga ukoresha mikorofone. Ndavuga bukeya, wowe ukoresha mikorofone, wowe uvuge cyane. Uravuga ngo jyewe, tuvuga amazina yawe, bivuga. Yewe Kayoshya Damien, sezeranye ndi imbere y'Imana, sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, ko nemeye gukomeza kubana, n'uyu Nyiramisago Mariana, ngo akomeze kumbera umugore, dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe mu itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye, ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu aje gutwara itorero rye ryera. Imana izabifasha. Amen. Mujye mubyuha. Uravuga ngo jyewe, tuvuga amazina yawe, sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, ko nemeye gukomeza kubana n'uyu, ngo akomeze kumbera umugabo, dushyingiranwe mu itorero, nzabana mu itegeko ry'Imana, nzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero, nzakomeza kumubera umwizerwa, ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo aje gutwara itorero rye ryera. Imana ibifashe. Dusabe Damien akwambika impeta noneho. Nta mpeta wari warakambaye, ugiye kwambara impeta mbere y'itoni, imbere y'imiryango inshuti n'abavandimwe, nibakwambika impeta bose babireba. Ugafata ikiganza cy'ibumoso, urutoki rwiza rurimo rurubona rukurikira urwo rwo hasi rutoshye. Hanyuma uravuga ibyo ndimo mvuga, ugera nyine uretse kwihutisha. Vuga ngo jyewe amazina yawe, Kayoshya Damien, wambitse impeta y'urukundo, usezeranye ko nkweguriye ibyanjye byose, kugeza dutandukanijwe n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo aje gutwara itorero rye ryera. Amen. Ukasema Mariana nawe kwambika impeta, uzamuka ikiganza nawe, fata ikiganza cy'ibumoso, hanyuma bagufashe nawe uvuge kwa kundi, uvuga ngo jyewe n'amazina yawe, Nyiramisago Mariana, wambitse impeta y'urukundo, usezeranye ko nkwegura ibyanjye byose, kugeza dutandukanijwe n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo aje gutwara itorero rye ryera. Amen. Uzamure ibiganza byambaye impeta gutya, uzamure ibiganza babaha amashyi, ibiganza byambaye impeta, ubashimire ko bambaye impeta, cyari kingiri y'urukundo n'umunezero batazibagirwa mu buzima bwabo. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero bigize ako kameza, dusaba abashumba muze tubasengere ko bambikanye impeta, asezeranye kubana akaramata. Hanyuma dusabe n'abana babo muze mupfukame hano, n'abana babo muze mupfukame nabo basengerwe. Sabe Pastor Mathias agiye kudusengera, asengera abana, Imana izabashoboze bagire urugo rwiza, bagire famiye nziza, bazagira umugisha, bazatunge batunganirwe, babyare baheke, bazagira umugisha bajyana amazi iburyo n'ibumoso. Imana y'amahoro izabaha umugisha, bazagira umugisha utandukanye, izabapfukame, abafasha mupfukame aho ngaho babasengere. Aba bana bagiye kwakira umugisha mu ishuri, mu kazi, muzaba bakomeye, muzabere muzaba inyuma, mugiye kwakira umugisha kwa ababyeyi banyu bashyingiwe. Abashumba nabo barambura ibiganza, tubasabire umugisha mu izina rya Yesu.
Mwahaguruke mwese hanyuma tubafashe gusenga no gusabisha. Mana data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye yuko ari wowe umuryango umugabo n'umugore. Ntabwo abangaba ari bo babigizemo gusa, ahubwo ni isezerano wasezeranye mu izina rya Yesu Kristo. Rero uyu mwanya wamaze gusezerana amasezerano akomeye, ariko kubera ko bizeye izina ryawe Kristo, bizeye azajya abashoboza guhagarara muri izi nshingano. Tubasabiye umugisha, tubasabiye urugo rwiza, urugo rwabo ure gutera imbere, babona imigisha idasanzwe kuko ubuhamya bahamije ku mugaragaro yuko wubatse urugo rwa Gikristo. Rero ukingura imiryango aho yari ikinze, ubagomororeho imigisha yose, ubasukeho imigisha bahoraho bayikwiza. Turagushimiye ko wabahaye abana babo, turabasengeye, reka bahinduke abana b'umugisha. Mwami, ababyeyi babo nibo babona, inshuti n'abavandimwe bajye babona ko ari urubyaro rw'igihugu Uwiteka. Tubatuye umugisha ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Aha hantu bapfukamye n'ahera, reka babone imigisha ituruka mu kuboko kwawe. Turagushimiye ko wishimiye gusenga kwabo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mwahaguruke abakristo babashimire, basabe umugisha w'Imana. Abashumba mu bafresite mubashimire, basabe umugisha w'Imana. Amasezerano maze gusezerana mutambuke muze muyasinyire n'izikaramu hano gatoya, hanyuma dusabe ngwino muzi birabisa turasera kuri Damiye Masinyano. Dusabe Nyirabisago na Usinyano. Dusabe Pare nawe uhagarare n'umuryango Usinyano. Dusabe Marene nawe adufashe Usinyano. Nanjye wabasezeranije basinyire amasezerano imbere y'Imana. Ijya kuri mugire hino, abageni mugire hano hafi muze. Yewe Pastor Cyoro Sharire umushumba Polisi ya Matyazo, ububasha mpabwa n'itoro rya ADPR Rwanda ndetse n'Imana, mpamije none ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2025 ko Ngabo Damiye abaye umugabo wa Nyirabisago Mariane, kandi mpamije none ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2025 ko Nyirabisago Mariane abaye umugore wa Ngabo Damiye. Nuko Imana itanije hamwe ntihakagire igitandukanya, ushobora byose abaha umugisha, abarebe neza kandi abiteho, abumvire kandi abarambura ikiganza, abamburira imbago, abahe imiryango byandikabaze mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha mu mutungo, ibamugisha mu murima, ibamugisha mu kazi, icyo muzakora cyose cyabere cyiza. Neza Imana izanyura imbere y'amaso yanyu, kandi Imana izanyura umwuka n'ubugingo n'ibyandikaho umugayo, kugeza umunsi Yesu aza gutwara itorero azasanga mukiri maso. Muremererwe umugisha urugo rwanyu, mu bana banyu, mu byo muzakora byose muzahirwa mu nzira zanyu zose mu izina rya Yesu. Amen. Tambuke magana ku giturisho, tugiye gusaba bose bazanye intwererano, bazanye amaturo, mugiye kubatwerera. Umuntu wese wumva yishimiye ino famiye akumva yayitwerera kumva wabanye. Amaturo mutuye mu by'Imana ku munsi w'abageni tuyaha abageni. Wahagaze imbere y'igiturisho
bose mubipfundure byose nta kibazo n'ubwo bigaragara ko ntabwo ari icyacu cy'amaturo ahubwo ni uko twifuza ko tugiye guha amafaranga mwanyemera tukabaha amafaranga nimubafashe rero mubafashe reka nsabe korali amahoro mutambuke muze mudufashe rwose agakorasi gatoya nimurangiza turo muraza guhita muririmba indirimbo ebyiri duhita dusohoka n'abageni mushobora kubagezaho murakoze yewe tutangire rero uriya mubyeyi baha amafaranga nawe Imana izaguha amafaranga mu izina rya Yesu urakoze cyane iyo neza ugize nawe uzayigererwa Haleluya. Hakikuza Mana ya Abrahamu kubw'imirimo myiza wakoze wanyeretse kera y'ukunda n'uyu munsi urabinyeretse imigambi imbaraga zawe sinizabo ntibigashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imbaraga zose zarwanyaga abasiri batinya ingorongora ndetse n'ibisigisigi nazo ubu nta bubasha bigifite imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ntibigashobokera abana b'abantu n'amagambo y'Imana azajya basoma iki rero kirukana imivumo n'akandi mu muryango kiri amateka y'ubuzima mu cyakire ku mugaragaro Yesu abuze ubona ngo ni agapapuro ariko karakomeye karimo umugisha karimo imbaraga karimo ubuzima none rero muzakabike neza mugashyire mu gakadere mukabika ahantu muzakereka abana banyu ko mwashyingiwe n'abazashyingirwa mu izina rya Yesu naho rero korali ikomeze iririmbe dusohoka n'abageni rubavu rwanjye gitego cyanjye mpawe n'Imana usa na bike ni wowe naburaga rubavu rwanjye gitego cyanjye mpawe n'Imana usa na bike ni wowe naburaga ashimwe Imana yemeye kumuza nawe ukemera ko twambikana impeta dore umunsi mwiza ibyishimo n'umunezero dore umunsi mwiza ibyishimo n'umunezero ashimwe Imana yemeye kumuza nawe ukemera ko twambikana impeta dore umunsi mwiza ibyishimo n'umunezero dore umunsi mwiza ibyishimo n'umunezero
byinshi nabura gutaraza, ubu nduzuye kuko ngufite. Uri impano yanjye kandi nziza, mpawe n'Imana, usa na bike ni wowe naburaga. Hari byinshi nabura gutaraza, ubu nduzuye kuko ngufite. Uri impano yanjye kandi nziza, mpawe n'Imana, usa na bike ni wowe naburaga. Ashimwe Imana yemeye kumuza nawe, ukemera ko twambikana impeta. Dore umunsi mwiza, ibyishimo n'umunezero. Dore umunsi mwiza, ibyishimo n'umunezero. Ashimwe Imana yemeye kumuza nawe, ukemera ko